urajya mu modoka yawe n'izina ry'Imana mbabarira basi ntunce amafaranga yose nta mafaranga afise. none se iyi modoka ni iyande mbwiza ukuri iyi modoka ni iyande polisi b'iminsi nabo nta kintu bazi gusa atari kujya rusa nk'udufaranga twanjye nari kwirira baswera abanyina baratuntwara sinabigenza gute kugira ngo gutwara diplome ntago bisaba ntago gutwara imodoka ntago bisaba diplome cyambere bisaba ko uzi gusoma no kwandika. diplome rero impamvu nkubwiye ngo diplome tw'iki gihe basigaye batanga akazi bakurikije amashuri. Njyewe ndakubajije ufite diplome nawe ufite cyangwa ufite uraza kuyitwereka nimba ifite ariko ntago nayigendanye kukigaragara cyo nayo ifite wikwidefanda kuko umusore bitaza kugukomerana wikwidefanda ntago nayigendanye urayifite cyane nawe ifite wikwidefanda. Okay basi se ugitanga umusanzu mu mudugudu akufandi naburantsitse ndakubajije we nyine nanjye ndakubajije nase we nkawe ibyo mu mudugudu bihwaniye nawe ujya utanga umusanzu mu mudugudu ngiyewe ntago uvuga ngo bihwaniye nanjye ndakubajije nsubiza ndakubajije nsubiza none se fandi tuvugana amagambo makeya uri hanze sohoka mu modoka mota imodoka ni yawe se cyangwa uyibye bose ashobora naba sisanzwe mbabo iyi modoka ni yawe ahubwo uraza kunyereka ibyangombwa byose biraza kugorana pe biraza kugorana samusasabye gusohokana so. Okay akandi kabazo katakomeza kugitanga umusanzu mu mudugudu cyangwa ujye ukora umuganda cyangwa nyine umuganda ngenda wukora byo gutanga umusanzu gusirega ariko nawe ibyo ngibyo urazi ko bitakureba keshi na keshi uvuga ngo ntago batanze umusanzu gute se fandi kunshije na diplome ufite gutwara nta mukandara wambaye ihanirwa n'amategeko. Ikindi cya mbere gutwara wambaye ibirenge ugatwara imodoka ntabyo ni ikindi gihano bureka gato ni ikindi gihano n'isafandi bikankubaza nose gupakira mu modoka ufite assurance ndayifite ufite autorisation ndayifite iyi modoka na autorisation baguha icyo ni ikindi mbeshye sa autorisation ukiburetse gatonde wikiribuka sa autorisation. Okay none se watanze mituweli kugitanga ni ku giti cyanjye ntabwo ari ku giti cyawe ariko se reba ugize nk'ikibazo ugakora nk'impanuka nyine mituweli kuyitanga bimvaho ngiye nyine watanze mituweli narayitanze aza kuyitwereka mituweli ndabona biri buze kugorana mituweli. None se iyi modoka kwandikira weka kandi bikunze zikiko subira mu modoka n'izina ry'Imana bashibikunze subira mu modoka wambabariye basi ibintu ndi kukubwira uyu mbwiza ukuri ko ibintu utabifite nakakubabariye ariko urimo uragora nese fani nk'uko ko kuri kunyandikira 25 uko kurabona ni 25 gusa 25 10 byo kutambara umukandara muri babiri ubwo ni 20 sa autorisation ni 10 wanahagaze nabe wahagaze mu muhanda hagati byose ngo abantu 70. Kawanze kwemera amakosa umuntu yakubabarira kamene wemera amakosa umuntu yakubabarira jya mu modoka yawe wigendere jya mu modoka wigendere wambabariye n'ukuri urajya mu modoka yawe n'izina ry'Imana mbabarira basi ntunce amafaranga yose nta mafaranga afise. none se iyi modoka ni iyande mbwiza ukuri iyi modoka ni iyande imodoka ko mbona imodoka atari iyawe uburyo wambaye n'uburyo umeze biragaragara ko imodoka atari iyawe none ubundi boss yari impaye ngende kuyoza mu kinama bivuze ngo nta perimi ufite urimo kwitwa nta perimi ufite kugira ngo tuvugishe oya perimi yo ndayifite imbwira nabonye kweri ko ntabwo umukiriya yakwizaga gwatwe imodoka yiba bijyanye ahantu ukaye kwiga ngo gendeye ukuntu bigenza wende mubabarire gendeye ukuntu bigenza
genda urebe ukuntu bigenza ubundi ngo babare bigende genda ukuntu bigenza genda urebe ukuntu bigenza. Polisi b'iyi minsi nabo nta kintu bazi gusa atari kujya rusa nk'udufaranga twanjye nari kwirira baswera ba nyina baratuntwara sinabigenza gute kugira ngo banyandikire nyine senkane nabakundi natayafata abamutumikazi nayo undi nari kumuha 5. Ikibazo y'umuhigo mu bico. Ikibazo se amuhaye 10 akabyanga. Gira bicanye. Naho ubundi bandi abundi abantu ibi byangombwa byanjye byose kabisa byose birimo. Naho ubundi se ugira ngo ugiye mu modoka wenda muzaniye ibyangombwa byawe ugiye mu modoka mbanze mbitekinge ndebe ko byuzuye. Nta kibazo. Abundi nta kibazo ntuzongere gukora amakosa ubutaha twaguhana wumvise ntuzongere gutwara utambaye umukandara ntuzongere gutwara ibintu na autorisation ufite sibyo fata ibyangombwa byawe ati imodoka ndibaza ubu nta kibazo ndakubabara ariko ntuzongere ati imodoka yawe ugenda